Hello Agape Hub family aho uri hose ndagushuje cyane igihugu cyose waba urimo kurikira ibintu mbagezaho unkunda unsupportinga ndagushuje kandi ndagukunda. Uyu munsi rero nkuko mubibona natumiye umuntu mwiza, umudamu mwiza cyane, icyuki. Niba ubona ko ari mwiza byandike muri comment ubimbwire. Yadusuye, reka twibwire amazina ye, atubwire ni uwa hehe, avuye hehe, yaje kutugezaho ibintu bimeze gutya cyangwa ibintu ugiye kutugezaho turabivuga nyuma, urabitubwira nyuma. Banza twibwire. Hello, niriwe neza, muraho neza aho muherereye mwese. Banyita Dudu, nkaba ndi umushyitsi wa Agape, nkaba ndi umufana wa Agape, nifuje kuza kubana namwe. Mba mu Bwongereza, nkaba naje mu kiruhuko, rero nifuje ko nanjye nasuye Agape tuganire. Tuba dufite ibintu byinshi, murabizi ko wagezeho ibintu byinshi kandi byiza, rero nanjye ubwo ibyo turi buganire ndibaza ko biri bugende bigira icyo bibafashaho, ko umwanya uri butubere mwiza, turamenya byinshi, tubahishiye byinshi. Batubwiye ngo uba mu Bwongereza, dusuze Prince Harry nusubirayo. Aya Prince William, Harry yarabacitse, Prince William turamukunda cyane, cousins we yasize muri Afrika. Uba mu Bwongereza hehe? Mba London. Okay. Maze igihe kingana gute? Maze imyaka 4. Ko nabaga mu kindi gihugu ariko njyayo kubera famiye yanjye ariho yari iri, so rero nimukira bariho njya kuba. Niho ndi. So muramubona Dudu yadusuye, ni umugore ufite ubwenge, ufite ibintu yatugezaho byinshi, ufite experience, ufite mbese ibitekerezo bizima. Ndabizi neza ko hari icyo mwamwigiraho. Mu bintu tugiye kuganira, niba hari ikintu wumva wakongeraho cyangwa ikintu utumvishe neza urandika muri comment, turaza kugusubiza, njyewe ndaza gusubiza cyangwa nawe gusubize. Uyu munsi rero topic y'uyu munsi hari ibintu yashatse kugira ngo tuganireho, twungurane ibitekerezo. Nkuko twavuganiyeho, topic twari kuvuga niyo ni gute ushobora kuba umugore mwiza mu rugo, ni gute ushobora kuba umudamu w'icyitegererezo, abandi bakaba bakwigira ibintu byinshi mu buryo butandukanye. Ubwo rero nawe numvise ko hari ibyo twafatanya tukavugana bitewe n'ibyo yifuza kubagezaho. Namwe mufitiye ibindi mwabyifuzo nta kibazo rwose twabivuganaho. Muri make rero nta muntu uri expert muri ibi bintu, nta muntu uzi ngo mvuge ngo njyewe ngo mfite uburambe. Uburambe hari ushobora kuba amaze imyaka myinshi, ariko nta muntu wavuga ngo ni umuntu uri perfect muri ibi bintu, barabizi. Gusa nyine hari amapoint menshi, ariko navuga d'abord uba ugomba kuba, niba uri umudamu wubatse, ni iki cyatumye ujya muri icyo kintu? Ni iki cyatumye ujya muri icyo kintu? Ni iki cyatumye ujyayo? Ese ntiwagiye kubera abandi aribyo bigezweho? Ese ntiwagiye ko imyaka ikuze cyangwa se uri muto kugira ngo ushake kare? Rero ntabwo biterwa n'ikintu cyakujyanye gishaka nicyo wagiye ubigiyemo. Rero habaho umugisha bitandukanye, hariho abashaka kare bitewe n'uko ariko Imana yabipanze, hari n'uko abandi bagenda ariko Imana yabipanze bakuze, hari imyaka yo hagati, nta formule bigira. Cyane ko hari nk'abantu nyine kuri ibyo ngibyo wari uvuze ku bijyanye na experience. Ushobora kuba umaze imyaka 2 mu rugo, umuntu umaze imyaka 10 akagira ikintu akwigiraho, akareba nk'uburyo umeze, uburyo umanaging urugo rwawe, akagira ikintu akwigiraho. Ushobora kuba umaze imyaka 20 ntacyo umuntu yakwigiraho. Rero buri kwiga ni buri munsi, nyine biterwa n'ukuntu wowe n'icyo ushaka no gushepinga nyine urugo rwawe.
niyo mpamvu navuze ngo biterwa nihe purpose ni iki gituma uri muri uriya rugo noneho kuko iyo umaze kumenya igihe igituma uri muri uriya rugo bituma noneho uvuga uti ngomba gukunda umuryango wanjye gutya kandi ntibibe gusa kuko uba ugomba no kuba ufite urukundo kuko hari upfa kujyaho gusa ko nabigendeyemo gutya ariko hagomba kuba ukunze uriya muntu mubana ukaba mukunze iyo mukunda rero ibintu byose niyo formule ya mbere biroroha aho rero ikindi ugomba kumenya uriya muntu ameze gute kuko nk'urugero natanga nko mu maburayidi shower bajya batwigisha ibintu byinshi uzitware gutya uzabigenze gutya uzagenze gutya ariko bakibagirwa ikintu kimwe wa muntu wawe ameze gute kuko uriya mugabo atandukanye n'uwundi mugabo rero ugomba kumenya wa muntu wawe ameze gute kugira ngo umenye ukuntu uzagenda ndumva kuri iyo point navugaho kuri icyo cy'uko umuntu agomba kumenya umupatina we noneho wumva ibindi bikurikira habaho ukuntu ushaka kugirana communication gute communication irimo ibintu byinshi harimo kuri icyo wavuze bwa mbere ngo ugomba kumenya partner wawe ukaba umukunda hari ikintu nshaka ko udusobanurira neza love hari umuntu ujya gukora nk'ubukwe uyu munsi ukamubaza se ugiye gukora ubukwe bimeze gute akakubwira ngo njyewe ndamukunda urumva nicyo kintu nyine niyo package ajyanye ndamukunda I'm in love wowe wumva love yonyine cyane ko nk'abantu akenshi baba bari no gushaka kwiga ibi bintu bari ba young generation love nicyo kintu kigomba kuvuga ngo nicyo kintu ujye gushingiraho ujya gukora ubukwe I'm in love aho rero parti imwe nibyo kuko nicyo kigomba kujyana ariko indi parti hari ugenda kuko yafolinze in love gusa bikaza ntiyite naramukunze none hari igihe ugendayo ugasanga hari ibipfuye hari iki kuko bishobora kuba biri kuri kote imwe gusa ku wundi avuga ati uriya yarankunze cyangwa yarakunze wrong person none yagerayo bigahinduka agasanga wa muntu ntabwo ariko bimeze ariko hari n'ukuntu ashobora kuba waramaranye igihe gusa iyo mugeze mu rugo biba ibindi kuko yatahaye igihe uhabo nawe utaha iwanyu ubura n'umuntu muba mugiye guhura ukabona n'uzakahafta mubana icyo kimwe niyo ari hariya ari ku rundi ruhande rero uko kuba yafolinze in love ni parti nziza pe ariko byaba ari bya bindi gusa ugezeyo bizakomeza cyangwa hari ibyo usanze bidakunze bikaba ibindi so urumva ko nyine urukundo rwonyine hari agakoti nabonye ngo kanyarageza gatranslatinga mu kinyarwanda ngo urukundo ni rwo rukugeza mu rugo ariko imyitwarire yawe ubwenge nibwo bukugumiza mu rugo so ngo iyo ugiye nyine uvuga ngo ndi mu rukundo ni byiza ko nibyo biyakwinjiza ariko kugira ngo uhagume ni ubwenge ni akantu nashatse kongeraho nasomye ahantu kuko ndumva ko birahuye na kuriya twavuze ko atari ugupfa kugenda uko gusa niyo mpamvu ni iki cyakujyanye ni kubera icyumbo wari ugeze ko ushaka kuko iyo ubigezemo ntabwo iba ko feelings in love gusa ahubwo hazamo n'impamvu ituma uri hariya iyo hari ibintu bije bigashaka kugushekinga hari ibibazo ari ubukene ari iki kuko wakunze ariko unazi n'ikintu gitumye uri mu rugo biragufasha nyine gukomera no kuhaguma umugore mwiza kuri wowe ni umugore umeze gute umugore mwiza ni umugore ugira patience wihangana ni umugore
usenga kuko byose biragendana iyo ko bavuga ngo urugo rwiza ni urugo rufite umugore mwiza kuko iyo urugo rudafite umugore mwiza pa inyuma gusa mu mico kuko rwose urugo rufite umugore mubi nta muntu ubasura nta rukundo ruhaba nta nshuti babona ariko iyo ugeze mu rugo ukaba umugore mwiza ukabana neza n'abandi nicyo kiranga umugore ni indangagaciro bitari ibyo gusa iyo noneho usenga ufite imana muri wowe hari ukuntu ducika intege mu bintu byose ntaba ate baba abagore beza ashaka kuba udasenga ariko uri umugore mwiza ufite iyo character ufite birahari rwose birahari gusa nama point nayo yandi yakwiyongera ashaka kuba atanazi n'umuryango w'urusengero cyangwa se umuryango wa musiki ariko akaba azi nyine afite icyo kintu cyo kubaha muri we gusa impamvu nongeye akantu ko gusenga nuko buriya iyo usenga by'ukuri uzi imana by'ukuri biragufasha muri bya bigeragezo uranamenye kuvuga ati nakora iki kintu imana ntabwo uyibona neza hari n'ijambo ry'imana ugenderaho kuvuga ati ijambo ry'imana rivuga ko tugomba kubaha abagabo bacu ntitugomba kubashyira hanze tugomba kubabwiza nyine ako kiyongera ariko ntabwo ari byo byonyine bivuze ko aribyo biranga umugore mwiza ni wa muco wawe ukuntu umeze hari n'ukuntu biterwa n'ukuntu wabona kuza uko warezwe nabyo bishobora kugira hari umuntu uba afite nka background itari nziza bitewe n'ibintu yanyuzemo ugasanga rero bitumye adakomera agahorana ako kantu ariko ushobora kuba waragize background bitewe n'ukuntu wabonye ababyeyi bawe babareze not necessarily kuba mukize munakennye ariko barabanye amahoro ugakurana kiriya kintu nabyo rero bifite parti bijura cyane so watubwiye umugore mwiza ni umugore wihangana usenga n'iki kindi asenga ahubwo umugore mwiza n'umenya muri ya communication iyo twari tuvuga amenya kwihangana n'urugero abonye nk'ibibazo bagize nko mu rugo umugore ufite izo ndangagaciro agomba kwicara akabwira umugabo we ikibazo gihari wambabaje se cyangwa se wavuze nabi cyangwa se hari ibintu wangije akabimubwira akabimuganiriza umugore mwiza rusange handi yabonye yakoze amabi ngo nawe atere hejuru ariko akamenya umwanya agomba kumuganiriza akamubwira ati ibintu ntabwo byagenze neza umwanya mwiza ni uwuhe umwanya mwiza ni uwuhe wo kumubwira kuko hari abantu ibyiza ni ukumenya umupatina wawe igihe akunda kuganira cyangwa wowe ni ukumenya igihe wowe bavuga ibibazo bavuga iki nk'umuntu udukurikirana avuga ngo communication ugomba kumenya ngo umugabo wawe igihe atishimye nyine wabigifatamo gute wavuga gute nibyo uhereye mbere ntabwo wapfa niyo mpamvu ugomba kuba uzi wa muntu wawe uzi ko ashobora kuba agira amahane atomboka agira gute cyangwa se uzi ko yitonda ariko muri ko kwitonda ugomba kureba cya gihe nawe kuko uba uzi wa muntu mubana uravuga ati menya neza ntabwo najya kumubwira ibintu nzi ko avuye mu kazi ananiwe ngo njye kumuturaho bya bintu nabonye bitameze neza ngo mbimuganirize oya ariko nzi ko nk'iyo ashobora kuba yanezerewe nka wikendi hatarimo akazi nkaba aribwo namwicaza nkamubwira ati ibi bintu n'ibi hari n'ushaka kuvuga ati akunda nko gusohoka kuba yagiye hanze rero nshobora kuba bya bintu ushobora kwicarana nawe tukabiganira twasohotse kuko deja aba yacenje inzu nyine atakigutekereza bya bintu by'akazi cyangwa bya bintu byamubabaje biterwa nanone n'umuntu ukuntu azi wa muntu we ko ntabwo navuga ngo gusa ubimubwira atari muri wa mujinya yabivuganye kandi abagabo nyine ukuntu bameze
bakunda bakunda nyine icyubahiro cyabo. Yeah. So rero ntujye ngo si n'umugabo gusa uzarebe n'abana b'abahungu bafite za 15 ans 12 ans aba yumva ashaka respect ari ukuntu ahita atangira ku ya ubwo rero ugomba kumenya igihe cyiza nyine cyo kuba wabimubwiramo. noneho muri ya communication ntibibe gusa bya bibazo bibi gusa, hakabamo n'ibyiza icyo mushaka kugeraho, niba ari ibintu mu plan z'ubuzima buri imbere mushaka kugeraho, ukamenya igihe muzabivugira ukavuga ati tugomba kuganira, dufite plan nini ariko amafaranga ntahagije, dushaka kubaka, dushaka kugira uku. nabyo biza muri ya communication, kuko communication igomba guhora iriho, igomba guhora iriho mu buzima muri kubamo. ni parti nyine y'urugo. none se nk'ubu ngubu niba ibyo byose communication ukominika neza, nyine ugerageza ku respecting umugabo wawe, ariko wowe utabireceiving, wowe utabibona back, biba bigoye nk'umuntu nyine w'umugore, ko nawe aba akeneye urukundo, akeneye na respect, n'abagore bakenera respect cyane. So niba wowe ubona bitari reciproque, ubona iyo respect wowe utanga wowe batayiguha nk'umugore, nyine ni iki kintu wabigenza gute? aho rero ukuntu bigenda byose bigaruka kuri nihe mpamvu uri mu rugo. nuko bagomba kuba ko ntabwo bizabaho iteka ryose bimeze uko. wowe nawe kwindi kote ugomba gutanga example nziza mu rugo, kuko hari igihe imico yawe ituma uriya muntu azahinduka, kuko wagerageje kugira ngo ya respect uyibone back, kuko ntabwo ari bo bose ko bose batatangira respect. hariho abantu baba batarabimenya, hari uri mu bigare bituma, kuko abagabo nyine bajya mu bigare bakamumvisha ukuntu uri umugabo, uriya ntabwo agomba umugore se gusuzugura nkande, ariko urumva twahawe ijambo natwe, dufite ijambo natwe tugomba gutanga ibitekerezo. ubwo rero ku mugabo umaze kumenya vision turimo ahantu tujyana, kameme yakagombye nawe kumva ati eske njyewe kuriya mugore ampa iriya respect, njyewe hari icyo mbikoraho. noneho muri ya communication nawe ugomba kumubwira ko uri kugereza gukora ibyo washaka. how about you, uwo ari gukora iki kuri ibyo bintu? ubonye atari kubikora, ntabwo uzi kuhita avuga ngo narabibuze, ngo ndagiye, ngo ngiye kushakira ahandi, ngo oya, ni byandi nyine ntabwo uzi icyakuzanya ari. hagomba kuba patience. ariko patience itavuga ngo bagutsikamire, oya. iyo hajemo ibintu bibi twiyambaza inzego z'ubutabera, iyo hajemo nko kuba yagukubita cyangwa yagutoteza, ariko byahinduye isura. ariko iyo ari ubuzima busanzwe ugenze gake, hari igihe bizagera nawe akavuga ati ko numva abantu bavuga ko mfite umugore mwiza, ko iki ngiye nta effort ndi kubishyiramo. hari n'abantu akenshi hari abantu njya numva mu buzima busanzwe, iyo bavuze ngo umugore mwiza, cyane cyane muri sosiyete nyarwanda, umugore mwiza kenshi babivuga ku mugore wihangana. tuvuge nka wa mugore ufite umugabo mubi umukubita ugira iki akahaguma akihangana, bakunda kumwita ngo umugore mwiza. ngo uzi ukuntu wamukubitagura, ngo ariko ngo aba yihangana agaca bugufi, iyo niyo bahita bumva ko ari bwo kuba umugore mwiza. oya, aho ngaho ubwo byari ntabwo navuga ngo ni uguta umuco, ariko muri iki kinyejana ntabwo bikiriho. na leta yacu rwose idushishikariza ko tugomba kubaha abagore, kuko nabo babonye ko bazi ubwenge, ahantu bamaze kuva n'ahantu bamaze kugera, bari mu nteko, bari he. so rero ntabwo ufata umuntu gutyo warafashe mwarahuye ukuze, wumve ko wakumva ko wamugirira nabi. iyo bigenze uko nguko, uwo mudamu rero bavuga ko ngo umeze uko ari we mwiza,
nawe rero nawe afite ukuntu aba yicishije bugufi bitari bibi. Icya mbere ni ukubivuga ukanihangana, ariko nawe wabyerekanye kugira ngo ujya gukira indwara arayirata. Niba ubona ko bari kujya nabi bivuge, atari uko ushaka uriya mugabo umwanga, ariko kugira ngo nawe bamufashe. Hari igihe aba ari nk'amatroma aba ari kugenderaho yakuzanyeho akayazana no mu rugo. Noneho tubwire umugore mwiza, communication wayitubwiye, gusenga, kwihangana, ibyo byose. None se umugore mwiza agomba kubana gute na belle famille, cyangwa hajya babita gute mu Kinyarwanda? Abakeba kwa sebukwe? No, muri rusange belle famille. Uko agomba kubana neza babita ndabyibagiwe. aho yashatswe, aho yashatse, aho yashatse ubwo ni umugabo, ariko aho yashatse naho umudamu nyine aho yaba ni izihe strategie ugomba gukora kugira ngo ubane nabo neza? Ko ntabwo uzabana n'umugabo wawe mwembi gusa, hari udustrategie. bariya ababyeyi rero bazi ubwenge. Hari character baba bifitiye ubwabo, sibyo? Nabo bafite za background zabo baba barabayemo, ntawe gutanga icyo udafite. Ariko iyo ugize Imana, abantu baratandukanye, ushobora kuba ari wowe mubi cyangwa ushobora kuba ari wowe, ariko ntabwo navuga ngo baba babi. Bariya abantu baroroshye ukuntu uba ugomba kubana nabo. Ugomba kugira ngo ubashe ukuntu baba bameze. Ni izihe strategie wakoresha wowe kugira ngo ube umugore mwiza, bakubone nabo nk'umugore mwiza? Wakora izihe strategie? Wowe ugomba kuba wowe. Mu kuba wowe ugomba kugerageza nyine, kuko turi kuvuga ku mugore mwiza, so ntabwo tuvuga ibyo wigize, tuvuga wowe, ya personality yawe, character yawe yo kuba umudamu mwiza. Noneho bo ni bakuru, babimenya mbere, barabibona. Biroroshye ko uzareba iyo umugabo akujyanye iwabo agupresenta, sinzi, birikora. Batavuga ati watuzaniye rwose, uyu niwe, nta wundi n'uyu. Niyo babona bimeze ukuntu bicumbagira, barakubwira ati oya, hano rwose ntabwo tubona bitazava. Hari igihe babibona kare, hari igihe babibona kuri kwiyoberanya, atari kuri ijisho rya mukuru. Sinzi umugani baca nyine ngo ijisho nyine ry'umuntu rirareba. So barabibona ko uyu nguyu azamwangaza tu, cyangwa se uyu nguyu. Uretse ko hari abadamu bagira character, umugabo akaza akamuhindura completely, umugabo agahinduka, nawe akijya mu bandi, nawe agikora ibiki. Umugore yaramuganje, umugore yagize, nabyo hari babivuga. So rero iriya belle famille barakubona bakakwibwira, barabikubonamo. Niyo kandi bijijishije birababaza, ariko bo baba babikubonye. Aho ngaho ugomba gukomeza umuco wavanye iwanyu, cyangwa ugomba kwiyadapta mu wabo, kuko hari igihe usanga nk'uko bavuze ngo muba mwarakuze bitandukanye, uba bafite imico yabo, wenda mutarakuranye ahantu hamwe, nawe ufite iyawuzanye. Ibyiza nk'umugore mwiza ni ukwiyadapta mu mico y'iwabo, cyangwa ni ugukomera ku by'iwanyu, ibyo watojwe n'iwanyu n'ababyeyi bawe, ahubwo ukabikora neza, bakabikwakiramo. Byose bisa nkaho bijyana, ariko icyambere ni ukuba wowe, kwa wundi babonye mbere bakabikomeza, sibyo? Kuko tuvuge iyo uzi koko kuri umugore mwiza, nyine ugenda uri wa wundi uri wowe. Noneho ukuntu bigenda, wowe barabanza bakakumenya kwa kundi uri. Ubwo niba baba bari compliqué, bazavuga ngo ngo hari ukuntu tubona ngo yitwara, ariko iyo bijijishije ubwo shaka burya kwishura, babonye ugashaka kuba nka bambone ko nciye bugufi, bambone. Reka baba babizi, baba barabibonye. So ibyiza no kuba wowe, ariko amemta ukaba respecta. Niba ari abantu uzi ko badakunda ibintu by'amajoro, nawe iyo moment muri kumwe mwabonanye, respecte, ntutahe ibicuku. Niba baje kubasura, umenye ko ufite ya moma nto
muri kumwe nabo kereka niba bahaba aho biba bibaye ibindi nabo hagomba kuba balance ukabubaha ariko nabo bakubaha ko nawe mu rugo rwawe ariko umeze ndumva ari ibyo ko biba bigoye hari igihe hari nk'abantu baba bafite ikibazo belle famille ugasanga barashaka kukwentega ariko mu buryo bwo kuguhindura uwo uriwe bagashaka ngo ukore ibyo bashaka ugira iki nk'umugore mwiza agomba still kububaha ariko agira n'utundi strategy ukoresha kugira ngo nyine muri bubashe kubana nabo muri icyo gihe muri kumwe kugira ngo banezeze nk'abantu bakuru iyo abantu batangiye gukura bagira imico ntabwo baba bakiri bo ahubwo hari utundi tuntu kubera ko no gukura batangira kuba utabari bo ibintu byose nyine babigize intambara n'iki ariko nawe ukagerageza kubabwira ati rega ntabwo byangendekera ukuntu uku rega ngomba kugira uku nawe ukagira ukuntu bigenza hari akabazo ngufitiye k'amatsiko umugore mwiza agomba kubwira umugabo we ibintu byose kuko ibi bintu abantu babivugaho ibintu bitandukanye hari abantu akubwira ngo uvuga ibibareba mwe babiri n'urugo rwanyu hari n'abandi bakubwira ngo jya uvuga umubwire byose ariko bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo kuvuga uziga umucengacenge ntamenye kata zose uko zimeze hari n'abandi bemera ko ibi bintu abantu ntabwo babyumva kimwe hari n'abandi akubwira ngo jya umubwira byose ngo mwabaye umwe kwa kundi bavuga umugabo n'umugore ni umuntu umwe mwabaye umwe agomba kumenya ibintu byose yaba ku buzima bwawe ibyo uhura nabyo ibitekerezo byawe famiye yawe akamenya bya famiye yashatsemo akamenya iby'inshuti zawe akamenya ibyo ku kazi kawe boss ya stress nyine akamenya buri kadetaye ku buzima bwawe wowe ubyumva gute ibyo byose biterwa ngiye kuntu mbyumva ikindi bavuga ngo marry your best friend niba waramarryinze your best friend ba best friends baganira byose wabigenza gute toujours bihura na ya communication ukuntu wa muntu ameze hari umuntu rwose umva nawe ubwe kuzanira ibye agakubitaho nawe ukajya hari ukamubwira ukavuga ibyo ubwo toujours biterwa n'umuntu hari n'ubundi aba yumva ko n'umujyane mu bindi areta atavuga ati wambabari izo ntago zinde umva nk'ukuntu ubura n'abashuti byagenze uku twajya bigenda uku washaka kumva mwagize ibihe byiza nibyo ariko ntajye mu madetaye ngo umubwire atakureka ibyo ntabwo bindeba wambare ko biterwa n'umuntu ukuntu ameze niba muvuganira byose gusa hari n'uze bagenderaho ntuze navuga gute amapoint bavuga ko umuntu ashobora kugenderaho harimo iyo bavuga ngo muri famille agomba kubaho nyine ngo partage mugasharinga izo information zose n'ibiki so rero ça dépend ubwo byaterwa n'ibiki muri gusharinga kuko hari n'ibindi nawe nk'urugero mushobora na Bible irabivuga ngo nutanga ikintu ujya gutanga ikintu n'uburyo bw'ibumoso ukuboko kwawe kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso ni kuzabibona so hari ukuntu to be honest ushobora kuba njyewe gap hari ikintu nifuza ko unkorera urumva nukinkorera uraba umfashije kandi si ngombwa ko wagikoze gusa ugenda ubibwiye bwana ati umva rero buriya twahuye yambaye isa nk'ubitambwira agaserivisi mukorera ushobora kumenya ko twahuye ariko ibyo bintu ntabwo bikenewe urumva nibaza ko Yesu wamubwiye byose ariko hari utuntu detaye tutari ngombwa naho utubanga nk'uko umuntu arambye ati urugero muhura mukuze right uhura n'umugabo mukuze ufite past yawe tuvuga ufite past itari nziza hari amabanga ufite yawe hari amabanga y'umuryango
tuvuge ufite muri famiye yawe mugira utuntu tw'utubanga, hari ibintu wenda hari uburyo papa wawe bigenje ngo abone amafaranga, ni ibintu muba muziranyeho famiye, nyine bya bintu by'amabanga y'ubuzima bw'umuntu bitari ngombwa ko asohoka, mufite za babyita gute, za kirazira z'umuryango, mufite ibintu by'abasekuruza, ibintu nk'ibyo byo kubandwa guterekera ni ibintu hari utubanga tw'umuryango in case duhari, ni ngombwa ngo ubibwire umugabo wawe? ntabwo biri ngombwa, ndumva atari ngombwa. Abivumbuye nyine impamvu ndi kuvuga ko sadepa nyine hari nk'ibintu hari ukuntu uba uzi ko ibyo by'abapagani sinzi ukuntu babigenda, nyine gupagani ntabwo mvuga nyine ko marayika ari marayika, ariko ndavuga ku bantu ku bantu basenga ntabwo babyemera, ariko aho ushobora kubimubwira ukamubwira tumva kugira ngo nyine unahamye. ubimubwira ugeze mu rugo cyangwa utararugeramo? ubwo se wajya kuzana iyo nkuru from nawe ukavuga ngo urabizi rero ngo tugira ibi bintu, ngo twe tugira ibi bintu, ngo rero ngo najya yavuga ati umugore agira ubwenge, nabira tumenye ubwenge, ubivuge bitewe n'ikiganiro muri kuvuga, ni byabaye ngombwa cyagiye kumubivuga, ariko birabaye umbwira uti ni ukuri hari ibintu imiryango yacu yabagamo, ariko rwose Imana yatugiye neza, ibyo bintu bivamo turabireka, ariko hari bikirimo nyine, hari ukuntu bimubwiye nawe uri guhamya uri gukira. none se abikoresheje against you, tuvuge urugero, niba iwanyu mwarakoraga ibyo bintu ukabimubwira, akajya avuga ko muri abarozi, hamubaho nk'ikintu akavuga mwabarozi ni mwebwe muri kubiduterereza, cyangwa ari nka past yawe, hari nk'ikintu cyakubayeho muri past agashaka kubigucyurira, nyine agashaka kubigucyurira ngo wowe n'ibintu waciyemo, nyine wabigenza gute? ese ubimubwiye akajya abikoresha buri gihe akujomba, cyangwa hazaba nk'ikintu akabikwibutsa, cyangwa none kubigumana akazabivumbura, kuko isi ni ntoya, isi ni ntoya, ashaka kubivumburira mu bandi bantu. byose bihura na cya kindi, uwo muntu ameze gute. iyo ubona ari ibintu umuntu nawe uwo muntu uba umuzi, uzi ko umuntu umuntu uzanagwe, ntabwo mvuga ko umuntu aba atagira utuntu twa karagita zisanzwe zimbi, ariko hari ukuntu umuntu nawe umubona kuko ati rero umuntu ibintu njya kumubwira n'ibintu azajya anyorera ibi, ariko hari n'uwundi mubana wamubwira ibyo bintu akavuga ati as long as wowe utari uwo muntu, wowe uri different, kuki njya kukubarira kuri pase yawe cyangwa iki, twawe dukuze, hari ibyo nakoze, hari ibyo wakoze, dukuze, ntabwo turi bugendere muri ya pase, as long as iri kutwigisha, hari ibyo turi kwigiraho tutashaka gusubiramo, urumva ni ibintu nk'ibyo. rero numva ko tuje biterwa n'umuntu ukuntu ameze. niba ubona ari umuntu uri komplike, nawe ugomba hari ibyo ugomba kumurinda, utamujyana muri ayo madetaye, yanabimenyera ahandi ukazamenya uko ubigenza, kuko uzi wa muntu ukuntu ameze. ariko wabona ari umuntu wumva yakubwira, akakubwira ati ibyo se hari utarabigize, twese ibyo bintu twabiciyemo. rero biterwa niyo mpamvu ikintu cyose bakubwira gerageza umenye umuntu mubana, kuko atandukanye n'uwundi muntu. byose nyine bituna utuhu y'ubwenge. menya ubwenge, umenye ukuntu uburyo ubivugamo. niba wumva urashaka wowe, niba wumva biri kukubera ikintu ku mutima, ukumva ko uzaruka ari uko ubivuze, umva bivuge. tugeze kujya ahantu nyine ku rusengero, mu nyigisho za nyigisho baha abantu bagiye gukora mariage, bagiye gushakana, nyine muzifatanye igihe. noneho baratubwira niba mugiye gukora ubukwe, ikintu cya mbere tubasabye mwabageni mwe, mubwizanye ukuri, umubwire bya bintu ubona ko mwazabana bikagukoraho, bimubwire hakiri kare. niba ari uwo kukwanga akwangu, ko kugira azakwange nyuma. baduha urugero,
rw'ibintu byabaye nyine muri urwo rusengero ngo umukobwa yari afite umwana ya bindi abakobwa bahisha abana afite umwana uwo mwana ataramureze kwa kundi ubyara uri muto gutyo noneho bakora ubukwe byose noneho umugabo aza kubimenya kwa kundi inkuru zigenda arabimenya arazambwira kuki arabimenya kandi ari shuwa neza kuki wamishe ko ufite umwana umugore gusa ukuntu yamushubije yarabushubije ngo ntabyo bigeze umbaza umva nibyo ntabwo wigeze umbaza umva twakundanye niba ari amezi angahe niba ari umwaka turakundana iki turabana ntabwo wigeze umbaza ko ufite umwana ndamufite nibyo ariko ntabyo wambaje umva barabipfa biba birebire so ikintu baratubwiye ngo ibyiza ni uko mubibazanya ubimubaze nyine ufite umwana ntawe mfite nyine mbivuze nkurikije ibyo bintu mbwiye ndavuga ku giti cyanjye uko mbyumva numva sinzi namwe mutubwire muri comment njye numva bya bintu ubona byagukoraho wabivuga mbere yo gukora ubukwe cyane aho ndabyemera kuko nanjye hari akantu nakongeho ari example y'umunange numvise aravuga ngo yari afite nyine umusheri bakundanaga w'umukobwa ariko aramubwira ngo barakundana nyuma nyine kwa kundi bari gupanga gahunda y'ubukwe n'iki wa mukobwa abwira uriya muhungu ko ngo adashaka ko nibabana bazabyara kandi bigeze ahantu kure urumva ariko iyo abimubwiye nyuma aravuga ati iyo mbimenya hari ibintu umuntu agomba kukubwira hakiri kare ukabimenya niba rwa rugendo uzarukomeza cyangwa se wemeje kuzabana n'uriya muntu cyangwa bati neka mbyemere ko mukunda nyuma nshobora kumucalenjinga akazemera ariko abimenya too late then aramubwira ati ntabwo nakomezanya nawe aba yagutakarije icyizere yagutakarije umwanya bahita barekana uko kuko ntuze gahunda y'uriya muhungu yari iyo kuzashaka akagira umugore akabyara so rero hari ibintu biba bigomba kuko biriya bintu ubona bidanje aho ugomba kubivuga umuntu akabimenya ubuzima bugakomeza ariko nanone bigomba guhura nanone n'umuntu ukuntu w'umuzi ukavuga ati nimba imubwira uko biri kose azabyumva kandi yumve ko ari ibisanzwe ndumva ari muri rusange murumva rero yatubwiye ko umugore mwiza agomba kwitwara ukuntu agomba kuba ameze hari ikindi kibazo numva cya nyuma twaganiraho baravuga ngo abagabo bakunda kurya sibyo sinzi ko ari abanyafurika gusa cyangwa iki urambwira aba London uko baba bameze ariko abo tubona muri rusange abagabo bakunda kurya hari igihe mu bridal shower bakwigisha ngo umugore ntuzi guteka usanga nibyo bari gutindaho cyane wagera nko mu rugo ugasanga umugabo wawe ntabwo akunda kurya ntayo abantu badakunda kurya ugasanga wowe ntabwo ari cyo wamukangisha aho rero ntabwo ariko abantu bose iyo mpano baba bayifite ntawe utateka ngo avangavanga ibintu ariko ntabwo umuntu ntabwo ari buri muntu wese ushobora guteka ibintu ngo umve nyine biteye apeti cyangwa iki so wowe ikintu ukora ni iki tushobora kuba wabwiye wa muntu ni ukuri ndabyemera muri buradusha abantu bigiramo ibintu byinshi hari ibintu wigamo ku bandi bakubwiye ukamenya ariko buri gihe ugomba kumenya nk'uko bivuze hari baba bagushyizeho pressure ngo ugomba kubuze guteka hariyo nagiyemo narinze bavuga guteka agomba gutekera umugabo kwiga uzi gusonga ubugari iga gusonga ugasanga nyine hari igihe ibyo bataba bikunda adakunda ubwo za bugari wirirwa wari uzi ko uzaza ifu kumenya uriya muntu birakora noneho niba uzi ko urugero azi akunda ibiryo byiza cyangwa se akunda kurya umva ubyige niba utabona biza ubyige nawe ugendane n'uwo muntu ukuntu ameze wimushiramo ibintu ngo ntabwo arya ngo uri kumugira uwo atari gendera kuri ukuntu banza umumenye
pe izo nama ni nziza mva ndazemera pe turanabashuje abantu bazitanga turabashimiye ariko ntushake umuntu hari uwo nzi ngo bamwigishe nyine uko agomba gufata umugabo we iki n'iki ariko uriya muhungu yari amuzi ko ari umwana utuje uri hasi utuje arangije agiye akajya aho uwo atari we uriya mutipe ngo yagiye nka kabiri yihanangiriza iwabo ati njye umudamu ukuntu mukunda uko namukundaga ameze ibintu niba ari byo babigisha niba ari biki ati njye n'ubupfinduma mbona ari uwundi muntu ati mwambaye mukamungira inama akaba uwo yari ari njyewe nzi so rero niba uzi ko hari ibintu akunda guteka bisabe baza abantu ubwira umuntu wakwica guteka niba utabigira ko ntabwo ari impano y'abantu bazi guteka bose hari abatipe bazi kuri YouTube bahurira amatutorial y'ukuntu bateka umuceri ubyige ikintu cyose urakiga gusa hari inshingano nk'umugore ugiye kubaka aba agomba kumenya aho ugomba kurangwa n'isuku ugomba kumenya utuntu nk'utwo two mu rugo ugomba kumenya guteka nubwo atari ibintu ukunda ariko ubizi ubwo se tureke n'umugabo mufite abashyitsi uzajya uhora wagiye gutekesha nabyo birahenda cyangwa n'abana abana bagomba kurya neza bakarya ibiryo biri healthy so kugira ngo barye ibiryo biri healthy bagomba niba utabizi byinge nose nitwiga ugasanga ugiye nko kwiga ufasha nka section cyangwa ugiye kwiga ariko ugasanga ibintu urabikunda ariko biragoye ariko ukabyihambaho nta muntu uziga atakubwiye ko yavunitse rero na biriya nabyo nta by'ubuzi ntubikunda ariko ukabikora gusa njyemo n'abantu bagira imana atabizi guteka shaka umugabo akaza ari opposite akaba akunda igikoni hari imana ihuza abantu bahuje nyine bagahuza pe uwo rero ntabwo uzajya ahantu ngo ujye umutuka ngo umugore utazi no guteka umugabo ashobora kuba byinjoyinga bikunda cyangwa akakubwira ku izina yawe njye iyo utetse gutya ibi bintu njye ntabwo mbikunda gutya njye mbikunda iyo wabyoroheje cyangwa bitarimo isosi gutyo akabikwereka njye nkunda ibi cyangwa akaba umugore ntabwo ariko bose baba batazi guteka byose ashobora kuba azi nko guteka ibiryo nka 2 cyangwa 3 umva byiza umugabo akajya akora ibindi ubundi nawe agakora ibyo so ni bya bindi bisaba nyine kari akantu ko marry your best friend ntabwo bivuga ngo nuko ari best friend ngo twakuranye uwo muntu ukumva akaba uwo uri we ntahita avuga ngo gushyashyane ko ari bose mwimahya ko ukuntu ari nawe ukamwumva agahita akubwira turabizi n'ikindi turaba turya kandi muri abageni akubitewe n'ukuntu uriya muntu ntabwo akomplika ubuzima ntabwo ashaka kukuvunisha ngo uko waje n'umugore oya ube butuze tuzabigendanamo neza icya nyuma tugeze ku musozo gira icyo ubwira abagore ni nk'inama yo kwiyitaho kuko njye nabonye kuba umugore ukaba a mother a wife biragoye pe biragoye cyane cyane nk'amwe mu muba hanze mpamvu udafite n'abantu babafasha imirimo ugasanga uragomba kwita ku bana kwita kuri byose ukabikora icyarimwe wowe ukiyibagirwa ugasanga abo bagore ntabwo ugisokoza imisatsi ntabwo niba ari umuntu wenda wambara neza ntukibuka kugura imyenda ufite imyenda ya kera kandi ufite ubushobozi bwo kugura ibyo ariko ukabura umwanya cyangwa hari n'abandi amara kubyara akagira akadeprima akirekura umugabo wawe wenda yakumenye simvuze ngo ubikore kubera umugabo wawe wowe kubikorera wowe yakumenye uri umukobwa wiyitaho ugira iki ariko ukabona ugeze nko mu rugo kubera ko wabyaye utangiye kurya imigati 5 urumva utangiye kunywa nyine ukabona urahindutse atariko byari bimeze wabwira icyo abagore bameze gutyo ukuntu rero inama nabagira ni uko
ni ibintu uba ugiyemo bwa mbere. ndavuga ko ntabwo mvuga uwo wari ufite experience mbere akatayongera akabigira, oya ndavuga umuntu nyine wabigiyemo bwa mbere agashaka Imana ikamugisha akabyara, ibintu bigatangira guhinduka rero ni ukuri uwo mugabo namugira inama yo kutarenganya uriya mugore, kuko ni ikintu gishyashya nawe aba ahuye nacyo. Ni umwana ububyaye araje, ugiye kongera kumwiga, nawe ntabyo uzi, ugiye kwiga umwana araje, nta muntu uzaza kwigisha, barabitwigisha bose gutya bafata umwana gutya, ariko ya majoro n'ibiki ni wo birara. So rero ikintu uriya mugabo namubwira cyangwa se muri rusange n'uriya mumama ubwiwe, hari ukuntu bajya bavuga ngo hari nyuma yo kubyara hari abantu bagira depression postpartum nyuma yo kubyara. So ikintu ukora ntabwo uriya muntu uzamurenganya, ni ibintu biba ari bishyashya biba bimuguyeho, ari konsa umwana ari kurira, yaramenyereye atuje, ibiki umubiri wariyongereye, warahindutse, reka wazanye amabara n'ibiki uracyafite ibintu byose bikubaho, wazanye ari amakushe uzana, baby mask, n'abama mask uzana ko wari utwite, ibyo ntibiragushiraho, uracyabi nawe ubwawe uriya muntu ntabwo yakurenganya, nawe ubwawe uri kwiyigaho, urireba, wari kuri size 8 none uri kuri 12, nturi kwiyakira. So ikintu nabwira abantu muri rusange, uriya mubyeyi yubahwe, uriya mubyeyi abone umubwira amagambo meza, yikunde, ni ibyagaye gato iyo umwana atangiye. Ariko hari abo bigendera ko urumva nk'uwo nguwo ukibyara biba ari ibintu byumvikana, ntabwo ndi kubajusha cyangwa kubakundana, ni faze y'ubuzima. Hari abandi bigendera ko ugasanga abyaye umwana wa mbere aracyari umwana, ibyo wasobanuye birumvikana, uwa kabiri wa gatatu wa kane nyine bigendeye ko oya, aho ntabwo bigomba kugera gutyo. Niyo mpamvu hariho za nama batugira, kuko ntabwo wowe ubwawe ntabwo wakwigira inama, umutwe umwe wigira inama rero ngo gusara. So rero ugomba kumva abandi, ukagira umuntu unagerageza kukubwiza ukuri, avuga ati rero warabyaye, ibuka, urumva uriya mugabo nyine ukomeze nyine umwite, use neza, wikunde. Erega ushobora no kuba umubiri warahindutse, ariko ukaba mu gihe bitarahinduka ngo bimere neza, ukaba uri kwikunda kwa kundi umeze, ukikunda. Ikindi kintu ugomba no kumenya, niba ari nk'urugero nko mu by'imyambarire, ukaba urebye ibintu bijyanye n'uko kuntu umeze, bitari bujyara ngo mu gihe umubiri wawe utarasubirana, ukaba wiyitayeho uko umeze, noneho ukaba uri kugenda ubyiga buhoro buhoro, as bifite mu mutima yuko ugira. Ariko hari undi atanyine ibyaje ngo tuziyambarira bobo, nta myaka ijana nyine muri ako gahe. Ari n'ukuntu bavuga ngo, hari n'uvuga ngo nzananuka nyuma mbivuyemo iby'abana, nzaba nita mbanze mbyare nzananukire rimwe. Ubishoboye uko sava, unabishoboye umva ko amezi 3 kimubyara uhita ujya muri gym, jyayo azongaza wumva ufite ntuziri positive yo kwiyitaho, kwikunda, ko nta muntu n'uriya mugabo ntazagukunda kurusha uko wakwikunda cyane. So mama rwose mwikunde ko muri ikiruta byose ni uko ufite intego nziza, mu gihe bitarakunda neza ube wikunze, nunabishobora. Ni ukuri hari igihe bica intege, bikaguca intege, nyine kuko hari ukuntu ushaka utazihuse, ntuzibone, ariko ube wikunze, wiyiteho. Uko babivuze rero, nk'ahari ukuntu biba bigoye kugira ngo ubashe kubifatanya mu rugo, unamenye mu rugo, unamenye no kwiyitaho, byose ni gahunda. Iyo uzi ko nta wundi muntu uri bugukore biriya bintu, ari wowe gusa, ubishyira ku murongo.
niyo uvuze ngo ndaza kubishyiramo ngo ndabikora kuri ahubwo niho bigupfana kurushaho ariko iyo ubyutse ukina rutine kuvuga ati nk'abantu twifite naturelle ugomba kumenya ko utari bubikore buri munsi uyipangira nka weekend ukayikora ikazagufasha nayo ni akazi ntabwo biba byoroshye ariko wabashije naturelle n'ibindi byo wabishobora rero urabipanga ukavuga ati nzabikora muri weekend mu gihe rero ya weekend bitaraba ukaburira utuntu tw'udusitayile uba uri gukora ushyiramo udutambaro ugira gute nyine ukabijijisha and then ugakora n'indi mirimo ukanitaho ukanakora n'ibindi bintu nta wundi muntu biba bireba ni wowe so rero icyambere ni ukwikunda nubwo uvuga ngo uriya muntu agukunda ko wowe wikunde no kwiga ukwemera kwiga hari abantu badakunda kwiga ariko iyo uri umuntu ukunda kwiga ugirwa n'inama hari abantu batagirwa inama urumva rero ni ibintu byose kwiga bihoraho mwamubonye rero mwamwumvishe umugore w'ubwenge kandi wa viziyo usa neza cyane yatugejeho ibitekerezo bitandukanye inama zitandukanye niba hari ikintu wumva wakongeraho cyangwa utasobanukiwe andika muri comment niba hari ikintu wamubaza andika muri comment turagushimiye wowe wadukurikiye wafashe umwanya ukatangira ikiganiro ukakirangiza turagushimiye cyane hari ikintu cya nyuma wabwira abantu badukurikiye ndabashimiye cyane ko mukomeza gukurikirana ikiganiro cya GAP hari ibintu byinshi by'ubwenge muzigamo hari byinshi nigiyemo hari afite amavideo amaze gukora ku mapoint yose menshi tubana nayo mu buzima rero mumufashe mumusapotinge agere kure hari byinshi afitiye urubyiruko hari byinshi afitiye imiryango nk'uko yabivuze ntabwo ugira experience kuko ari imyaka myinshi umaze uri mu rushako ni umujene muto umujene marié ariko abasha kubabwira ibintu byinshi by'ubwenge twe tumuruta tukiga ibintu byinshi tumigiraho ibintu byinshi rero mukomeze muteze imbere muri ibiganiro bitandukanye ibindi Imana iduhane umugisha murakoze tuzasubira ubutaha niba hari ibindi byifuzo rwose ndahari nzagaruka tuzasubira ubutaha kandi vuba cyane kuko hari ikiganiro twagomba gukorana iyi ngiyi ni part 1 right muri iki cyumweru muri iki cyumweru muzabona ikindi kiganiro murakoze cyane bye